mbere yuko nkizwa na nyuma maze kwakira agakiza, uko numvaga ibintu nuko numva ibintu ubu ni ubuhamya nashyize mu gitabo amagambo 1000 yagufasha gusigasira ubugingo bwawe uko nakijijwe no kwizera. Turebe uko bisanzwe, niba nta kuri muri weho ntabwo uzabona Imana. Kubw'ibyo shaka ukuri, kunda ukuri, sangiza abantu ukuri kugira ngo ube umunyakuri ku bwawe, ubone wigorore n'Imana. Kuko n'ubundi byose bishingiye kuba umunyakuri ku bwawe, wikunde, ube umunyakuri kugira ngo ubone wigorore n'Imana. Ntubaze, mu gitondo iyo ubyutse ukareba mu ndorerwamo, ubona visage yawe cyangwa se ubona umutima wawe, nicyo ubona bivuze iki? Ese usanga umutima wawe wigoroye n'Imana? Niba ari yego, ayo ni amahirwe. None rero uyu munsi amagambo ngiye kubasangiza yo muri iki gitabo ni ukuntu abantu bafata sayansi, ayo siyansi bakayigereranya n'Imana. Ibyo natangiye kubyibaza aho nandika kino gitabo, noneho maze gusoma ijambo ry'Imana, nkumva iki ijambo ry'Imana rimbwira kuva ku itangiriro kugera ku byahishuwe. Iyo ubyisomeye ubwawe nibwo wumva ukuri kw'ino si gutuye. Nibwo natangiye kwibaza ibibazo, kuki abantu bagereranya Imana na siyansi? Kubw'ibyo rero naribajije, abantu ntabwo bazi ukuntu ubwonko bubika ibitekerezo, bubika ubwenge. Niba sayansi itazi ukuntu ubwonko bubika ubwenge, none muri abantu batinyuka kugereranya Imana na siyansi. None se nibaza, ndavuga nti abantu ibyo byose nubwo bagereranya Imana na siyansi, mu mitima yabo baba bazi neza ko Imana isumba byose, yijwe byose. Nk'ibyo byose ntabwo baba babizi. Iyo umaze gusoma ijambo ry'Imana ubwawe, ukarisoma ubwawe, niba ubona ko ijambo ry'Imana riruta ibintu by'isi turimo twirukankamo, yaba imodoka, amafaranga, amazu, ibyo byose twirukankamo, ubibona ute rero? Urugero, iyo umaze kubura ibintu byose, nta kintu kimwe usigaranye, ariko ufite Imana gusa, usigaranye Imana, ijambo ry'Imana, ko n'ubundi nta kintu ufite cyo gutakaza. Ibintu byose byagushizeho, nta kintu cyo gutakaza, ukavuga tukagira Imana, ukajya mu ijambo ry'Imana, ukaryumva ukarisoma. Nibwo utangira gufungura amaso ukabona ko koko ibintu by'isi ntaho bihuriye n'ijambo ry'Imana. Kubw'ibyo abantu bagereranya siyansi n'Imana ntabwo baba bigira kubera ko bakunze siyansi cyane, ahubwo baba bashaka kugira ngo bayobye abantu. Kuko n'ubundi muri buri muntu wese waremwe muri ino si azi neza ko hari Imana yaremye ibintu byose. Iyo nta muntu utabizi. Ikindi rero, ndi kwandika kino gitabo, natangiye kwiga igiheburayo. Kubera iki natangiye kwiga igiheburayo? Ibyo ntabwo byatubwanjye, kuko burya iyo ukunze ukuri ugashaka ukuri ukagira inyota y'ukuri, ijambo riratubwira ngo shaka uzabona, nubona uzamenya, numenya bizagutera ubwoba, ariko numara gutera ubwoba nibwo uzategeka byose. Ubwo byagenze rero, najya kwiga igiheburayo kubera ko ni ururimi rw'Imana abantu bagomba kumva kugira ngo twumve ibya kera ko byahoze, batarabisobanura ngo bishyire mu Cyongereza n'izindi ndimi z'amahanga. Ibyo nk'uko nabivuze ntabwo byari ku bwanjye, ahubwo bwari ubushake bw'Imana kugira ngo inyigishe, inyereke uko numva ibintu uko byagenze. Nuko rero ngize igiheburayo ndagisobanukirwa, ngenda menya ukuri. Kubw'ibyo nza gusanga neza ko siyansi ntaho ihuriye n'Imana, kuko Imana isumba ibintu byose kandi yaremye byose. Nk'urugero, nabajije siyansi, ndayibaza mbwira ukuntu ubwonko bubika ubwenge n'ibindi bintu byose
tuba tuzi ntitubyibagirwe. Dore siyanse hano byarayinaniye gusubiza. Ndongera mbaza siyanse nanone, mbwira impamvu abantu bagereranya siyanse n'Imana. Nanone kandi siyanse birayinanira. Kubwo ibyo rero ndavuze muntu wumva wikunda, shaka ijambo ry'Imana, ukunde ijambo ry'Imana, uryige, urisome ubwawe, kuko niko kuri kuzakubohora. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.